ngiye kubona mbona nzaniye amazi. Kimara kunzanira amazi ngiye gushyira ku munwa, ngiye kubona mbona cya kindi yameremo y'amazi kikubita hasi. Naho ntago yari amazi, ahubwo yari amazi yo muri batiri, yari asidi. We yagira ngo ndangirize vuba kuko yari azi ibyo bagiye kunkorera. Bakimara kwirurira imodoka, interamwe zahise zisubira inyuma, zari zamaze gutangiraho bajya kwihisha, zirongera ziratemagura. Ako kanya aho twari turyamye, uko batema ngewe intumbi batemye n'ubundi zikaza zikanyiryamira hejuru. Maze kunkuramo aranyicaza, uriya Mufaransa niho twabonaniye, aranterura. Amaze kunterura amereza biswi irananira. Ubwo ngubwo bahita bantwara igoma, banyuriza mu ndege banjyana igoma. Ngewe ndakomeye, ntacyo nzaba, wamigaga cya gihe, ahubwo icyo namubwira yasaba imbabazi, kuko nzi ko hari abazihawe kubera leta igira ngo tubeho neza. Urugendo utasobanura uko rwagenze ntibyumvikana, kugeza n'ubu bariho kubw'iryo jwi ry'Imana ngo Uwiteka nahimbazwe, we utegeka. Nongeye kwirirwa. Nakoze yongeye kuvuga ubuhamya bwanjye, ndabanza nkihanganisha abana batoya baba bari hano, bihangane ko bibaho, baratwishe ariko turiho kandi tuzabaho. Nkuko Jean de Dieu abivuze Munezero, twariganye no muri karase, n'uyu mugabo mureba Venusti, we yari mukuru yiga imbere yanjye hariya Igitwe. Ariko nubwo nahigaga, ngire ngo amateka yanjye ntabwo bari bayazi, ariko bagiye bayamenya nyuma. Hariya kuri projection rero mureba ntabwo biri kugaragara neza, aho ndi kubibona ngewe ndi kubireba kuri ekara hariya niho ndi kubireba neza. Nanjye ndi byiriya foto banteruye, numva Imana yarakoze ibintu bikomeye. Haranari napfuye, hari abantu bajya bavuga ngo nta muzuko ubaho, ako nge ndawemera, kubera ko nge wambayeho, narapfuye ndazuka ndongera ndapfa. Napfuye 4 ariko ndiho kandi ndakomeye. Icyanshimishije nkigera muri uru rusengero, ko ngewe yongeza ahantu banza kureba ukuntu aho hantu hateye neza n'ukuntu hameze, kuko impamvu mba mbikoze mbavuga nti hagize icyantera nacaha. Nibibaho ubundi yuri umuntu uzi ubwenge, iyo ugeze ahantu ntago uhita winjira, urabanza ukareba inguni zose n'ibiki byose, ku buryo ushobora hagize umwanzi waca ku ruhande wahita uvuga uti ndaca gutya. Nihuse nasomye ijambo, ririya jambo umuntu waryanditse n'umuhanga, yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze.
niyo mpamvu nanjye ndahangaha nihuse. Nitwa Niyonzima Augustin, nkaba naravutse mu 1985 ubwo jenoside yateye, mfite imyaka 8. Iwacu ni ahantu bita ku Kibuye mu Bisesero. Nk'uko ubu ngubu mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, umurenge wacu witwa Gishyita, akarere icyo gihe kari Gishyita, ariko umurenge niwe witwa Gishyita ubu ngubu, niko bisigaye bimeze. Ngiye mu nzira yanjye y'umusaraba nahuye nayo ku itariki 7, nari nicaranye n'umubyeyi wanjye mama, nari mfite mama. Papa we ntabwo nge nari muzi, nakuze ntamubona imbere yanjye. Mfite abavandimwe banjye 2, umuhungu n'umukobwa. Mama yamfataga nk'umuntu mukuru kuko ni njyewe yabwiraga icyo ari cyo cyose ashaka kumbaza, nanjye nkamusubiza. Hanyuma kuri izo tariki 7 umubyeyi ajya ku muturanyi twari duturanye, umuturanyi bitaga Mukarugarama w'umumama. Noneho bibaye nka 2 aragaruka arambwira ati, mwana wanjye, umugabo wanjye, umubyeyi yapfuye. Ndangije ndamubaza, se umubyeyi wapfuye nindi? Arandeba ati, umukuru w'igihugu yapfuye. Ndabwira hose umubyeyi, niba umukuru w'igihugu yapfuye ni umubyeyi? Ati, burya umukuru w'igihugu aba ari umubyeyi. Turangije aratugaburira, turarya, turaryama, ariko we ntiyaryama. Urumva yari umugore mugabo. Arasohoka, ariko nanjye binyanga mu nda, musohokaho. Ndamubaza, se mama kutaryama wowe bimeze gute? Ati, mwana wanjye, ati ahubwo ejo no guhunga. Ndamubaza, nese turahongera he? Arambwira ati, wowe ceceka no guhunga. Ntabwo we yaryamye, yafashe ibintu byari biri mu nzu, imyenda, ibiki, arapakinga ashyira mu bikapu. Bukeye ku itariki 8 nabwo tuguma mu rugo, ariko mama aza kumbwira ati, noneho ati tujye mu isoko. Ahantu mu isoko twagiye na mama ni isoko bahita mu rya Ruhanga. Tuhageze isoko ntabwo twigeze turirema, ahubwo nagiye kubona mbona abantu batangiye gukubitwa. Ndabyibuka bafashe umugabo wari uri hakurya y'iwacu, yari agronome, bamwitaga Murindahabi Manuel. Baramukubita, bamaze kumukubita tubona bavugije amasifre, tuba turirutse turataha. Ku itariki 9 nibwo hakurya y'iwacu, ubwo twari tutarahunga, ngiye kubona ari ku manywa 2 haza igitero cyari giturutse ahantu bita
abari aha ngaha cyangwa n'abandi babyumva bahitaga Irwaramba, n'ubu niko hitwa. Igitero kiraza, kimaze kuza kiraza kijya ahantu bita mu Kiziba hakurya y'iwacu, bafite amasifure batangira gutwika amazu y'abatutsi. Hanyuma nibwo iwacu twari dutuye ahantu ho mu Gikombe, twikorera natwe utuzigo turahunga, duhungira ku mupolisi twari duturanye witwa Rwigimba. Tumaze kumuhungiraho, uwo mupolisi twasanze abandi batutsi benshi twari duturanye. Umupolisi ikintu yahise akora, yahise afata imbunda, we yari afite imbunda mu rugo, yari umupolisi wa komine, ajya kurwana na za nterahamwe zari zije kwica abatutsi. Uwo mupolisi ahageze ararasa, amaze kurasa za nterahamwe ibyari bizizanye zije kwica ziba ziratashye. Zimaze gutaha zica ku karere ziramurega. Zimaze kumurega, ku itariki zijya kugera mu 10 umupolisi bamutumaho. Bamaze kumutumaho, polisi aragenda, bakora inama yabo, arangije aragaruka. Maze kugaruka, ubwo turiwe mu rugo, umupolisi ati akabatutsi kashobotse. Amaze kuvuga gutyo, abwira mama wanjye ati rero ubu ngubu nta mututsi ugomba kubaho, niyo nama tuvuyemo, njyewe nta nubwo nzongera kwitangira abatutsi, kuko nanjye nimbitangira bazanyica nk'uko namwe bagiye kubica. Hanyuma mumbabarire, mama arangije avuga ati se aba bana ndabajyana hehe? Arambwira ati rero ati ibintu byakomeye, ati murumva ko tugomba gupfa, ati ariko nta kundi bigomba kugenda. Turagenda twambuka umugezi. Uwo mugezi hitwa mu Kiyanza, haruguru gatoya hari hatuye abasangwa butaka aribo bita Batwa. Tubacaho twikoreye, turagenda tujya ku musozi bita Nyabitare. Tuhageze turasanga abatutsi benshi. Nibwo nahahuriye na ba marume, ariko muri 90 uwo marume yitwaga niko yandika Inyasi, we yari yarafunzwe mu byitso, kuko bakiri abana yari yariyanditseho ku kuboko nk'abandi bana ku ishuri, yari yariyanditseho ijambo bita Vive Kigeri. Iryo jambo ararizira. Hanyuma mama mutangira amafaranga bamukuramo. Uwo mugabo turahura, tumaze guhura avuga ati nababyara banje n'abadata wacu, ati rero ati nta kundi, ati tugiye gupfa. Hako njyewe cyavuga ngo gupfa nabonaga ari ibintu bisanzwe, kuko nari ntarabona umuntu batema, ariko baratwikaga. Twahamaze iminsi 3 aho ngaho ku musozi. Hanyuma tugiye kubona tubona interahamwe ziraza, ariko uburyo twabigenzaga, abana twirirwaga dutora amabuye, tugatora amabuye tukarunda ikintu cy'ikirundo cy'amabuye. Hanyuma abasaza bo bakarwanisha imiheto, abamama n'abana tugafata amabuye tugashyira mu bitenge tukabahereza ba basaza bakarwana. Ko nge ndabyibuka, gihe nabonaga ari buryo umwana yari umwana, ubona ari ibintu by'umunyenga, ko ariko
abantu bavuza induru, bavuza amahiri, bagira gute, abasaza bo mu Bisesero bati ni ukwirwanaho. Ubwo ngubwo nibwo nabonye ko ibintu bikaze bikomeye, nibwo nahise mbona umuntu wa mbere bamutema agakanu, mbona araguye. Ariko abasaza bati nta gusubira inyuma, ahubwo mwivange mutemagurane, kuko nta handi hantu tugomba guhungira. Ariko ubwo haza kuza abantu bitaga ku bwa Habyarimana, babitaga ngo ni abakotinja, iwacu niko twabitaga. Baza kuri uwo musozi bati ihumure ryaje. Hanyuma babwira ba basaza, babaka ya macumu, ya mihoro na ya miheto. Ariko ngewe kuko nari maze iminsi mbona hari n'abantu nabo bamaze gupfa, ari nabyo navuze ni ngewe ngiye kwinjira ahantu ndabanza nkareba. Ubwo hari umusirive yari umagaze iruhande nk'uko uyu mugabo Venusti ahagaze, yarahagaze amaguru atayegeranyije neza. Ndavuga ni nimbona bikaze ndamuca mu maguru niruka. Ubwo ngiye nk'uko nakabitekereje, hirya ye hari igihuru kiriho intera hamwe zifite imihoro n'amahiri. Ubwo icyo zari zitegereje kugira ngo nibamara kwambura ba basaza bya bikoresho, noneho zitwiraremo zitemagure. Mba nazibonye, nimara kuzibona ikintu nahise nkora, nahise mvuganira nkwereke, reka nirukanke. Nimara kwirukanka, ubwo abantu bose baraho batema ababasha gutemwa, abandi barokoke. Ubwo ngubwo nahise ngenda negera mama wanjye aho yari yicaye, murya urwara. Maze kumurya urwara, ariko umubyeyi bimwanga mu nda. Maze kubibona ko nta kuntu we yiruka, mpita mpaguruka ndiruka. Maze kwiruka, baba polisi babandi bita ngo n'abakotinja banga kurasa, kuko bari bamaze kuvuga ngo ni ihumure. Mba ndabacitse. Nyimara kubacika, ubwo n'abandi bahise babibona, nabo bahita bahaguruka bariruka. Ubwo zantera hamwe ziba ziratangiye, zitangira gutemagura bamwe. Na baba kotinja bamwe batangira kurasa, barasa abantu bamwe. Turiruka, tugenda twiruka barasa. Ubwo ngubwo tuba turazamutse ababasha kubacika, ariko abandi babagarika aho ngaho. Hari abantu benshi baruta mwebwe. Hanyuma mbese turirukanka, ubwo abandi babatemye byari bimeze nk'imyenda yanitse. Turiruka, ngewe nahise nirukanka cyane kuko nari mutoya kandi mfite n'urubavu rutoya, mbasigisha amaguru. Ndagenda mpita niroha ahantu mu gisimu bacukuragamo ibintu by'ingwa by'ibigwagwa. Ndagenda mpita ninjira mu mwobo nihishamo. Maze kwihishamo, ubwo ababyeyi ba marume ba data wacu bo ntabwo nigeze menya aho bagiye, ariko Imana ntabwo icyo gihe yabatanze, ntabwo bigeze babatema icyo gihe. Hanyuma ndagenda, igihe bimaze kuba nimugoroba. Gahunda rero twebwe twari dufite, iyo umuntu yirukaga akagenda akabacika, wagarukaga hahandi n'ubundi mwari muri imbere, kugira ngo urebe niba hari umuntu wawe uri buze gutahuka mukahahurira. Ubwo iyo yabaga atagarutse, byabaga byarangiye. Niyo wabaga wakwiruka wenda n'urugero, ukava ahangaha wiruka ukarenga za Nyamirambo, wakoreshaga uburyo ushoboye kose ukongera ukagaruka hano, kugira ngo wa muntu wawe amenye yuko ukiriho. Hanyuma ngaruka hahandi, nsanga n'imirambo myinshi. Nkajya ngenda ndeba ko nabonamo
ababyeyi banjye na ba data wacu mbona nta muntu n'umwe mbonyemo, ndavuga ni buriya baraza kugaruka. Bigejeje nko mu saa 7 z'ijoro nibwo nabonaga mbona ababyeyi baragarutse. Bamaze kugaruka bati rero aha hantu kuri uyu musozi ni umusozi uri hasi, tuzamuke tujye ku musozi muremure dusangeyo abandi batutsi bene wacu. Ni ya yindi ni ukwirwanaho, tukajya turunda amabuye, tukajya twirirwa turunda amabuye. Hari inka nyinshi, ikintu cyabashije wenda kuturokora muri iyo minsi ya mbere ko twakoze resistance kwezi kwa 4 kose turwana nabo, kandi turwana n'imbunda, bakaza bamwe tukazibambura. Icyari kiturimo twebwe ntabwo twari tuzi kurwanisha imbunda, ariko twarazibakaga. Twamara kuza hari igihe bazibakaga abasaza bakazifata bakazijugunya, kubera yuko nta muntu n'umwe wari uzi imbunda. Hanyuma nibwo ndabyibuka ku munsi wa 5 byo kuvuga ngo mumbabarire, hari iwacu ku Kibuye abantu benshi n'abadive pe, ariko ntago bihanganiye isabato. Oya, kuri uwo munsi wa 5 umuntu warokokeye mu Bisesero ku Kibuye arawuzi, ni umunsi mubi watubayeho. Twarirukaga tukava mu Bisesero tukambuka ahantu bita mu Rubazo, ubu ngubu habiye impunzi mu Kiziba munsi ya Karongi. Ubwo nguko kuri uwo musozi hariho intera hamwe, ku musozi wa Gitwe ariho bita kuri Ngoma hari intera hamwe, ku musozi ujya Igikongoro mu Rushishi hari intera hamwe. None ubwo badutangatanze tubara ahantu ho kujya, wakwinjira mu ishyamba, abagore bakavuza bagakomera, abana bagakomera munsi yacu mu ishyamba. Twari turimo ishyamba bitaga irya Muyira, badutegesheje imbwa n'abatwa bari kuduhiga. Tubura ukuntu tubigenza. Icyo gihe uwo munsi wa 5 niho habashije gupfa abagore benshi n'abana benshi. Hanyuma njyewe ntago uwo munsi banemye, nabashije kurokoka, n'ababyeyi banjye nabo bararokoka, ariko ba data wacu bo barapfuye, bagwa ahantu bita ujya kuri Ngoma muri Magarama, abahazi niho baguye. Hanyuma barangije ubwo ngubwo mu kwezi kwa 5 ubwo kuba kurarangiye, tugeze mu kwezi kwa 6 ubwo murumva yuko icyo gihe twararwanaga, tukarwana n'imbunda, twebwe turwanisha amabuye. Imiheto yo yari imaze gushira, abasaza nabo b'ibikwerere bari bahari, bo batwigishaga kurwana. Nta mwana wahari utaruzi kurwana rwose. Twavugaga tuti n'ubundi nta hantu tujya, n'ubundi tugomba gupfa. Hanyuma kuri uwo munsi bijya kugera mu kwa 6, kuko tujya twibuka mu kwa 6 mu matariki 22, bigejeje nko mu matariki ajya gufata 15 yo kwa 6, intera hamwe zo kwa Byayimana z'abajepe nibwo zaje. Hari ahantu twacaga mu ishyamba bita Nyiramakware, ryari ishyamba ryinshi ku buryo n'umuntu yo wabonaga akwirutseho wabaga wamukwepera ku giti
ntabe yabasha kukubona. Iryo shyamba abasirikari baragenda bafataho pozisiyo kuko bari bazi bati bari abantu nibirukanka niho baducikira. Hanyuma abandi baratuvumbura turirukanka, ubwo kurwana imbaraga zari zimaze kudushirana, turiruka ndiruka turiruka. Ababyeyi banje nabo bariruka, ariko mbere yuko twiruka murumuna wanje witwaga Bonjiti Eugene yari yararwaye diyari. Mama yaramwirukankanaga muhetse, aza kumbwira ati rero ndumva naniwe, ati uyu mwana nuza kugaruka tugize Imana tukarokoka ngiye kumuhisha mu ntabo. Aragenda afata inabo akuraho ibintu by'ibishara amushyiramo, ati nuntanga uyu mwana uze kumukuramo. Ni yego. Ubwo nibwo twirukanse, turirukanka. Tumaze kwiruka mama wanjye acukwe, amaze gucukwe nanjye ncukwanjye, ndagenda. Tugeze muri rya shyamba nyirisohokamo nabacitse, ngiye kumva numva bateye grenade. Ya grenade ntago nari nzi ibyo ari byo, ntago nari nzi kuryama. Yafashe bagenzi banjye irabashwanyaguza, ngewe ngenda nyisanga ekara zayo zimfata hano mu mutwe. Zimaze kumfata mu mutwe ndazengerezwa, nyoberwaho ngeze, ngaruka inyuma nsanga wa musirikare. Ya mana y'umuntu ntago yigeze ndasa, ahubwo yabonye abantu bamucari benshi aba aribo arasa. Sinzi ukuntu nagaruye akenge, nitamanuka ndagenda nihisha mu biti bita indakatsi. Nimaze kwihishamo ngiseseramo, umutwa aba yambonye. Akimara kumbona araza amfata ukuboko gutya, mvamo muhagarara iruhande, nsamura amaso ndamureba. Arangije arambwira ati mpa amafaranga. Nabwira nta mafaranga afite. Ngo ababyeyi bawe bari? Ntago mbizi. Ngiye kumva mbona azamuye umuhoro ahita nkubita mu mutwe. Akimara kunkubita mu mutwe mbona ibintu birahindutse. Agiye gukubita wa kabiri, nyinga ukuboko. Ubu ku kuboko kwanjye hano baragutemye, nyinga ukuboko ndazamura, ndangije mpita nikubita hasi. Maze kwikubita hasi mpita nipfisha. Maze kwipfisha ikintu yahise akora, yahise yirukanka ku bandi, bagenda babatemagura n'abandi bari kubavumbura. Ngiye kubona mbona haje izindi ntera hamwe zari ziri inyuma, ziba zinkubita amahiri mu mugongo, ariko simbuje ko naravuga ni mpumeka, noneho ndahita bandangiza. Banemye ari saa sita za kumanywa, ndyamaho. Bigejeje mu masaa 8 najya kubura umutwe, nkumva hirya yanjye baracyavuza amasifuri. Bari bafite gahunda, batahaga saa 11. Bajya gutaha bakavuza amasifure, bose bagahura. Ibyo basahuye, inka basahuye, bamwe bagatema inka bakazitema amaguru, bagatema ibihande, bari kugabana. Ako kanya ngiye kubona naryamye kugeza muri ayo masaha ya saa 11. Ariko uko ndyamye nari ndyamye nkanuye, ubwo urumva nabaga nkanuye ndi kureba ibiri kugenda biri kuba, kuko napfuye icyo gihe ndyamye nkanuye ndi kubareba. Ariko ndahombye amaso, mbona banciye iruhande baragiye. Bamaze kugenda nibwo nanjye nahagurukaga, mva aho ngaho ndagenda. Hari umugezi, nywa amazi. Nyweye amazi kubera ya maraso yashizemo hakajya hiyizira amazi. Ndangije ndazamuka umusozi,
mpura n'abandi bana b'abatutsi babarashe, umwe ubu ni n'umupolisi muri Gasabo. Ndamubwira ni rero ninjye banemye, kandi ndabona ubuzima bwanjye burangiye. Ni none hari umugabo twari duturanye witwa Ngirinshuti, ndabwira ni rero wa muhungu we nawe bari bamurashe ukuboko, ndabwira ni waje tukajya kwihisha ku mugabo wita Ngirinshuti, ko bacu bamugiriye neza, ko nta kibazo, ko twabanye neza n'ibintu byacu, ko ariho bimwe byasigaye, tukava hano hantu ko n'ubundi dupfuye. Umuhungu yarandebye arangije arambwira ati igendere wenyine, atariko inama nakugira nuko waguma hano. Ndabwira ngiye ntabwo nyibashije kwirukanka kuko n'ubundi nzapfa. Naragiye, nyimara kugenda njya hahandi wa mwana bamushyize mu ntabi wacu. Nyimara kuhagera nsanga umwana nk'uko mama yari yashyizeho amashara, nsanga amashara bayamukuyeho, bamuteye inkota hano yinguka ahangaha. Noneho ndangije ikintu cyakurikiyeho apfa areba. Apfuye areba, ndamuhamagara ni Mbonyenshuti, mbona ntari kunyitaba, mukubita urushyi. Mukubise urushyi mbona nta no gukwepa, nta no kugira gute. Hanyuma abasaza b'abatutsi bari bavuye mu ishyamba baraza baransanga, bambaza ati wa mwana we, ati bimeze gute? Ndi guhamagara murumuna wanjye, ni mama we ntago nzi ahantu yaguye, ariko ntago ari kunyitaba. Barangije baramubirindura bati murumuna we yapfuye. Noneho ariko icyo gihe nashakaga kugira ngo mwereke ko nanjye banemye. Ikintu bahise bakora, bavuze bati rero atuye nguyu ni ukumuhamba. Baramufashe, ya ntabo bamutemeyemo bayimushyiramo, barangije bamereza agataka ngo mushyire hejuru, munyanya mutereraho. Barangije ya ntabo barayikundura, umwana bamuhamba gutyo. Barangije barambwira ati rero ati tugende. Ndabwira ni hoya, ni nimva ahangaha mama kaza arambura, ni nambura nubwo ngubwo aragira ngo napfuye, kandi ndashaka kumwereka yuko aho murumuna wanjye yaguye. Barangije baragenda, nabo basubira aho bari bahongeye. Ntegereza mama burinda bucya namubonye. Bigejeje mu gitondo ndatekereza mwuka byaramwe, intera hamwe zirongera zinsanga hano zinyice. Hari ikizu cyari cyarasakambuwe, bari barasakambuye baratwitse, icyo kizu nyinjiramo. Maze kukinjiramo ngiye kubona mbona intera hamwe ziraje ari mu masaa 4 zinsangamo. Zimaze kunsangamo zinkubita gumura amahiri, zirakubita, ndongera ndipfisha. Maze kwipfisha ziba zirirukanse, ziruka ku bandi batutsi zigenda zitemagura. Bibaye ninjoro ndavuga ni oya, ni ibintu ntago byavamo, nireka manuke ngi wacu. Nimara kujya iwacu, kuko intera hamwe ziza kwica ubu hano mu Bisesero, ngewe nzajya nihisha mu mashyamba yo hepfo y'iwacu, niko zose ziba zazamutse. Ndamanuka, maze kumanuka hari saa 4 ndagenda ngera kuri uwo mugabo bita Ngirinshuti. Maze kumugeraho nsanga umugabo nawe hari umugore. Bibaye nka saa 5 z'ijoro, umugore arakingura. Maze gukingura ninjira mu nzu. Maze kwinjira mu nzu, umugore akinkubita amaso ararira. Amaze kurira ndamubwira ni
maho kuryama. Arangije ati reka nkugaburire, maze amereza ibijumba, amaze kumereza ibijumba amereza n'isosi y'inyama. Amaze kumereza isosi y'inyama, igihe mfashe ikijumba ngiye kugitonora ngo nyirye cyangwa kumanuka, ya sosi nyirebye ndangije ndamubwira ariko n'ubu ngubu izi nka nizavuye mu bisesero. Nyibimubwira ati wariye urabaza iki wa mwana we? Navuga ntago mbiryo, ahubwo maho kuryama. Arangije afata ikirago mu mfuruka andyamishamo. Amaze kundyamishamo aranyorosa, amaze kunyorosa ndaryama. Nimara kuryama ngiye kumva nko mu masaa 7 y'ijoro umugabo we aratahuka, yaravuye ku irondo. Araza akigera mu nzu, arangije areba mu nguni ati mada kiriya ni igiki kiryamyemo. Umugore araceceka, umugabo araza arorosora asanga ni njyewe. Arangije ngo bite byawe sha? Ni byiza. Ngo baragutemye? Ntibaranemye. Ngo mama wawe se? Ntago nzi ahantu yaguye, murumuna wanjye niwe waguye aha n'aha. None se ubu ngubu wowe urumva bimeze gute? Ndamubwira nti ndaje ngumishe. Ati arangije arandeka. Amaze kundeka ubwo yinjira mu nzu asohokera mu gikari. Amaze gusohokera mu gikari aragenda azana izindi nterahamwe, ariko we aca imbere arongera aragaruka. Akimara kuhagera ngiye kumva numva barakinguye, ngiye kumva ngo hano ngo haranuka uruntu. Ndaceceka. Ngo hano hari inyenzi, ngo inyenzi. Ngiye kumva numva bankubise ubuhiri muri cya kirago, barongera bakubita ubwa kabiri, bakubise ubwa gatatu, ni bativamo. Mba mvuyemo ndicara. Maze kwicara barambwira ati amakuru yo mu bisesero ni meza. Ati none se mu bisesero hari inkotanyi? Ntizirahari. Inkotanyi ntabwo nari nziza arizo. None se ngo amamoto bavugayo ngo n'amagare, ngo n'amaradiyo, ngo n'amafaranga, ngo birahari? Ntibirahari. Ariko ibyo bambazaga byose naremeraga, kugira ngo ndebe yuko banzamura bakansubizayo, hanyuma nkabacika. Abana banongeye kubatekera umutwe. Barambwira ati noneho rero aho ibyo bintu bihishe urahazi? Ndahazi. Ejo twakujyana ukabitwereka. Nabibereka. Hanyuma baranjyana. Maze kunjyana bacanaga igishyito cy'umuriro, banjyana ku mugabo twari duturanye bitaga Mapango. Bamaze kuhangeza banyicaza ku muriro. Banyicaje ku muriro, noneho ariko ubwo banziritse ukuboko, bambushye gutya bari kumbabaza bagira ngo mbabare. Ubwo ngubwo ndangije ndababwira ni mumbohore mbabwire. Barambohora. Ndaje ndababwira ni mu amazi yo kunywa. Yamazi yo kunywa, uwo mugabo yacagingaga ibintu by'amabatiri. Ngiye kubona mbona nzaniye amazi. Kimara kunzanira amazi, ngiye gushyira ku munwa, ngiye kubona mbona cya kindi yameremo y'amazi kikubita hasi. Naho ntago yari amazi, ahubwo yari amazi yo muri batiri, yari asidi. We yagira ngo ndangirize vuba kuko yari azi ibyo bagiye kunkorera. Arangije ati inyenzi iradutwitse. Ati inyenzi igira amayeri. Ubwo ngubwo barambwira ati rero ikintu tugiye kugukorera, tugiye kugushakira umugore.
ndavuga se imyaka mfite umugore gute, tugiye kugushakira umugore, dore baranagutemye tunakuvuze, nimuraba mukoze ndikiriza. Barangije banjyana ku kindi gitero, bagenda banshoreye banjyana ku mugore twari duturanye, ubu nabavuze bita Mukarugarama, wasangiraga n'iwacu. Yaba iwacu bagiye mu birori, kuko yari umuntu nawe yari umuntu utifashije, mama akamutiza imyenda yo kwambara. Hanyuma mpageze nsanga twari dufite ikawa, nsanga ikawa ryacu bararitemye, bubatsemo inzu. Bambwira ngo dore inzu twakubakiye ni ngiriya. Ese ko mbona iwacu mwayishenye, ngo kandi twarakubakiye aha ngaha, ni murakoze. Ndangije wa mugore baramuhamagara araza. Akimara kuza arangije ngo uraho wa mwana we, ni muraho, ngo bimeze gute, ni byiza, ngo ndabona baragutemye, ni ngo ubu rero ugiye kwishyura umwana wanjye. Ndavuga se umwana wawe yari afite umwana bitaga Rundaga, ugiye kumwishyura Abatutsi ni mwebwe mwamwishe. Ndavuga ntago ngewe namwishe, ngo ni bene wanyu. Arangije uwo mwana yaje mu Bisesero aje gutemagura no gusahura, ubwo urumva nawe yaguye muri icyo gitero mu Bisesero, ubwo niwe nari ngiye kuzira. Arangije arambwira ati rero baratangira tumuca amaguru, baransiganira. Ngiye kumva numva arababwiye ati ni mu muca amaguru, kandi mu gitondo muri bujye ku gitero mu Bisesero, intumbi ya mu gitondo itera umwako. Ati hubwo mwebwe nko kumuca amaguru mumuzirike, nimumara kumuzirika hanyuma yaho mumwice muvuye ku gitero mu Bisesero. Hanyuma barangije nari nicaye, wa mudamu barambwira ngo asama. Ndasama, maze kwasama ndeba hejuru, bafata inkota bayinshinga hano mu muhogo. Bamaze kuyinshinga mu muhogo, wa mudamu ikintu yakoze yanyaye mu kanwa. Maze kunyara mu kanwa, ikintu cyahise gikurikiraho mbumye amenyo, batoboza inkota nkamira. Hanyuma arangije banzirika kuri ibyo biti. Bamaze kunzirika kuri ibyo biti, ikintu cyahise gikurikiraho wa muriro bacanye kuva nimugoroba kugeza muri ayo masaa 9 y'ijoro, n'imihoro bari batwitse n'ibintu by'ibibatira by'imihoro. Ikintu bahise bakora, bari banziritse gutya no mu maboko n'amaguru byose, ku buryo ntabujaga. Bankoza ibibatira hano by'imihoro, ubu hano mfite ubushye buvuye hano ukagera hano. Arangije ibindi babinkoza hano ku maguru. Ikintu bahise bakora, bahise bafata igitiyo, wa muriro wose bawundahuriraho. Bamaze kundahuriraho, ubwo nari nziritse. Hanyuma barangije yamanira irandokora, barasinzira. Bamaze gusinzira, bigejeje mu masaa 10, kakayaga ka saa 10 gaca yamegoze. Nsa nk'ubuja gutya, numva imigozi irandekuye. Ndangije ndabegera, mbatega amatwi, mbona nta muntu uri kumva, mpita nsimbuka ndiruka. Maze kwiruka nsubira kwa wa mugabo. Nsubiye kwa wa mugabo ndamubwira mbwira umukecuru we, niwambabariye ukamfubya, kuko nari nzi ko yari umuganga wa gakondo, ukamfubya kubushye bunyishe.
arangije ati ahubwo mvira ahangaha umuhungu wanjye atagaruka akakwica. Naragiye ndagenda njya mu mugezi muri kiraro, ndagenda nikubita mu mazi nivurugutamo. Noneho wa muriro bantwitse mba ndawushajije. Nazamutse nirukanka umusozi, ubwo babaye saa 12 ndirukanka nsubira hahandi banemeye mu bisesero. Ndagenda mageze nsanga abatutsi bicaye, ati se uyu nguyu noneho we bamutwikiye mu yihe nzu? Ndavuga ntago bantwitse, nahubwo dore ibimbayeho. Wa mwana w'umupolisi ubu ngubu avuga ati wagiye tukubuza, nibyo washakaga ariko ihangana. Naragiye nsubira muri ya nzu nicara niteye amavi. Kwa kundi nicaye niko nahise nkomeza. Ubwo ngubwo ndangije namaze muri iyo nzu namazemo iminsi 3, ryavu rindiho napfuna ngapfuna inyo ziva mu mazuru. Hanyuma nibwo ku munsi wanjye wa nyuma wo gupfa, umwuka ugiye gushiramo, ndavuga nariko nuwama amazi yo kunywa. Ntabwo nabashaga kugenda, nagendaga nihirika. Ngenda mirima mva muri ya nzu, ndagenda ndyama hanze. Ndyamye hanze, ndabyibuka icyo gihe imvura yaraguye. Iguye ndarama ndeba hejuru kugira ngo ndebe yuko hari agatonyanga kangwa mu kanwa. Hanyuma ngiye kubona mbona abasore b'abatutsi bavuye mu gihuru biruka. Mpita nanjye nihirika vuba, ndagenda nikupita ahantu mu muringoti mu murwanyasuri. Nimara kuyikubita noneho undi ati kakana karapfuye. Ubwo ngubwo ndyamaho, ngiye kubona mbona undaraje ankozeho, mbona n'umututsi wari uri kwihisha, abaramfashe. Amaze kumfata nkubita mu mugongo. Maze kunkubita mu mugongo anjyana mu mashuri bita mu mubuga bahacukuraga gasegereti. Aranjyana, akimara kuhangeza arambwira ati ako sinavugaga, ati rero aturabizi, atubu twebwe ati saa 3 tugiye turiruka. Kuko yo saa 3 yo zageraga abantu babaga bazi yuko bagomba kwiruka bakajya kwihisha. Ya saha igeze, interahamwe zirongera zinsanga hahandi muri ya nzu, zirongera zirakubitagura, ziransiga zirigendera. Zimaze kugenda, kundi munsi nibwo hazaga Abafaransa bamaze kuza. Hanyuma bahamagara abatutsi, barabica barabwira ngo ihumure. Abatutsi aho bari bihishe baravumbuka, baraza. Bamaze kuza, ariko interahamwe bari bazisize inyuma. Barangije bati rero ati tubahaye iminsi 3 nibwo tuzagaruka tukabatwara. Bakimara kwirurira imodoka, interahamwe zahise zisubira inyuma. Zari zamaze gutangiraho bajya kwihisha, zirongera ziratemagura. Ako kanya aho twari turyamye, uko batema ngewe intumbi batemye n'ubundi zikaza zikanyiryamira hejuru. Nagumye muri ya mirambo, tugumamo. Ya minsi ishize nibwo Abafaransa baje. Bakimara kuza, hanyuma bajya muri ya mirambo, ariko akaba hari umuhungu twari duturanye yabonaga uburyo ngewe ya mirambo ndyamye hejuru, we araza ayijyamo abankuyemo. Maze kunkuramo aranyicaza. Uriya Mufaransa niho twabonaniye, aranterura. Amaze kunterura amereza biswi irananira. Ubwo ngubwo bahita bantwara i Goma, banyuriza mu ndege banjyana i Goma. Banjyanye i Goma, mahurira
n'abandi batutsi benshi bo mu Bisesero. Ako kanya abo twajyanye hafi ya bose babaciye amaboko n'amaguru ngo bafite kanseri, ku buryo nanjye bari bagiye kugaca. Umuzungu yajya nkoraho nkarira, yankoraho nkarira, kuko baravuga ngo mututsi, yavuga umututsi nkarira, kuko nari maze kumenya yuko n'ubundi nanjye ngiye gupfa. Hanyuma bamaze baramvura, bamaze kumvura, ikintu cyahise gikurikiraho banjyana iwabo. Bamaze kunjyana iwabo ndagenda, maze kujyayo namaze igihe gitoya, nibwo umukuru w'igihugu yavugaga ngo abana bari hanze batahe. Nibwo natahaga, ntazi aho ngiye. Nagiye kubona i Kanombe, ntabwo nari mazi, nza mageze, nza nambaye akajire kanditseho Orphelin Noel yo ku Nyundo Igisenyi. Ubwo ngubwo bantwara mu modoka banjyana muri Orphelin Igisenyi. Ndagenda mbayo, niho nahise ntangirira ishuri, nkiga amashuri mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Nibwo nahitaga njya kwiga Igitwe muri college. Ndagenda ndiga, naho ndarangiza. Maze kurangiza ubwo nazaga, ariko muri ibyo ntararangiza ngo natangiye kuvuga ariko se nzaba muri Orphelin kugeza ryari. Ubwo nashakishaga umwana i Kigali, abwana yuko farije bajya bavuga iba hehe. Nibwo yanzanye mu gishanga abita aho yabaga ngo Kanzayire. Ndagenda kuri farije, nagera kuri farije nkicara ngatonda umurongo nk'abareba, ahubwo nkarira. Habagaho umugabo witwa Karekezi. Ndangije nongera nkisubirira ku ishuri, nkagenda nkabwira diregiteri wacu Makuza, abubwira ni nagiye gushaka inzu. Ati se wayibonye? Nayibuze. Nkongera nkazamusaba uruhushya, nkongera nkagenda. Bigejejeho nibwo nazaga, maze kuza, ariko akaba hari umushinga bitaga Awusemu, wareberaga abana b'imfubyi bibana. Awusemu nibwo bamfashe bamuza n'abana babaga muri Apasi ka Busunzu, badushyira mu nzu tuyibamo, turi abana 32. Inzu turagenda tuyibamo. Maze kuyibamo njyewe nibwo naje kugirirwa ubuntu. Nibwo hazaga umushinga bita Solace Ministries bari Kacyiru, baba bamaye inzu yanjye. Maze kuyima, ubwo na segonderi nibwo nari nkimara kuyirangiza, njya kwiga kaminuza nayize Igisenyi muri YouTube. Niho nize kaminuza, nabonye na lecturer wacu Tombora, niho nize mu kigo cye. Ubwo ngubwo nkimara kurangiza kaminuza, nibwo ubu ngubu ngiye nangaga abakobwa. Nta muntu w'umukobwa ngiye wamvugishaga kuva nakwiga mu mibereho yanjye. Nahoraga mekenya, nareba umukobwa nkumva bitamfasheho. Ya mana y'umuntu rero ituma ntazabaho njyenyine, nibwo sinzi ukuntu byaje, numva nkundana n'umwana w'umukobwa. Namubwiye ibyo gutereta ntabyo nari nzi, no gutereta gisirikare. Ndamubwira urankunda, araceceka. Niba utankunda umbwire, kandi niba unkunze nabwo umbwire. Agira ngo ni brage, kandi ngiye ntabwo ngukunda rwa rukundo rw'abasore bubu, ngenda gukunda urukundo rwo kugira ngo tubane. Ntabwo yigeze andushya, ahubwo yarandebaga nawe akarira. Nawe sinari nzi bye, nawe yari mu bana 6, niwe wasigaye wenyine. Arangije umukobwa
dukora ubukwe, maze imyaka 3 ndongoye, ubu mfite, ariko mbere yaho sinzi ukuntu byari byaragenze, nari narabyaye ku ruhande, mfite umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu maze kubyarana n'uwo mudamu. Nkaba mpagaze ahangaha imbere yanyu nshimira Imana muri iyo myaka yose mfata kugira ngo nce aho hantu, nta kazi mfite, nta bushobozi, ariko Imana yankoreye ubukwe bwiza. Nkaba nsoza nshimira cyane cyane, nshimira abana b'Igitwe. Buriya hari Igitwe, umunyeshuri wize Igitwe wese uriya mubyeyi yaratwigishaga, ariko afite n'ubumuntu muri we makuza, afite impanuro yaduherezaga. Twese turakundana, aho ubonye umwana w'Igitwe wese akundana n'umwana w'Igitwe, ntabyo kuvuga ngo twese turakundana, niwo murage yaduhaye. Nibwo abana b'Igitwe baje kunsura bati muvandimwe komera, ntabwo twari tuzi yuko ibi byakubayeho, burya twagendanaga tubona yuko nta kibazo, tuzi ko ari ugutemwa nk'uko abandi batemwe, atari ko ukomere, turi kumwe kandi ntacyo uzaba. Nibwo agiye mbona uyu mugabo Venuste na Munezero barambwira bati turagira ngo uzaze utuganirire, uduhe ubuhamya bwawe. Ndavuga nti abana b'Igitwe nk'uko babidutoje, ubundi ngewe ibyanjye nabaga nkunda no kwicecekera muri ino minsi, kuko nabonaga bamwe mbaha ubuhamya bwanjye, ahubwo aho kugira ngo bigire icyo bimarira, nkabona ahubwo bamwe nibo bifite icyo biri kumarira. Ndavuga ni bino, ndabona n'ubundi nta mumaro wabyo, nava nta kazi mfite, n'ubundi ndiho gutyo, ariko Imana izamfasha. Nibwo rero nahise mvuga ni reka ngende Igitwe, kuko ahangaha ubu ngewe mpita Igitwe, hari benshi nabonyemo tuziranye. Nibwo nashimye Imana igera ahangaha, ndavuga ni ngarutse mu bantu b'Igitwe b'iwacu twabanye, kandi amateka yanjye ngomba nabo kuyabasangiza n'abana barimo, abo babyaye, n'abo nanjye ndi kubyara, hanyuma bamenye amateka y'iki gihugu cyacu. Nubwo hari abantu bamwe bari kubipfobya bagenda babeshya, ririya nipfunwe baba bafite. Ko wambona hano mpagaze hano, hari n'undi nawe uba uhagaze hariya, kuriya niko gushibuka baba bavuga. Icyo nshimira Imana nta kindi kirengejeho, no kubera yuko Imana itabashije, Satani itafashe ngo ijyane mu biyobyabwenge, kuko hari bagenzi banjye njyewe nzi babashije kujya mu biyobyabwenge. Ubuhamya bwanjye rero ni ubwo ngubwo, kandi njyewe ndakomeye, ntacyo nzaba wamigaga cya gihe, ahubwo icyo namubwira yasaba imbabazi, kuko nzi ko hari abazihawe kubera leta igira ngo tubeho neza. Ikindi abashimira leta yacu iyobowe na nyakubahwa Paul Kagame, kuko itahoye, yihora muri bo nta n'umwe ubukiriho, kuko ibyo nanjye nari mfite mu mutima wanjye nanjye mba narihoreye, ariko ntabyo byamvuyemo. Kandi ubu ngubu ndabona umuhutu, nkabona umututsi, nkumva twese turi bamwe, kandi Imana ijye ihora inkomeza, inkomereze mu gushaka kwayo. Murakoze. Augustin yarakoze cyane, Imana imumugisha.
Ambassadors, hari indirimbo mufite bishobora gukomeresha Auguste natwe tugakomera. Ndabasaba mu ndirimbo ebyiri muze muhe igisubizo Auguste. Ubuhamya bwa Auguste biragoye, utari umunyarwanda ntabwo wabyumva. Ngira ngo bari kuza hari ngira ngo muramwibuka yakundaga kudufasha cyane, Dr. bita Munyandamutsa Nahasoni yajyaga aza kutwigisha cyane. Igihe kimwe aduha ubuhamya, kundaga kwigisha n'ingero zifatika. Atubwira uburyo hari umwana w'umukobwa wagiye muri Amerika kwiga, yararokotse ariko yarasigaranye na mama we umubyara wenyine mu muryango wose. Arangije icyabaye ageze muri Amerika ariga ari kuri masters, igihe kigeze bamutumaho bamubwira ko mama we yapfuye, yari yarasigaranye nawe mu Rwanda. Bamutumyeho bamubwira ko mama we yasigaranye yapfuye, umukobwa ananirwa kubyakira atubwenge. Bamara igihe bagomba kumukanseringa bamusobanurira ibyabaye kugira ngo yiyakire azaze gushyingura mama we. Muri Amerika ngo haba abapsikologe benshi bize kuvura bakoresheje amagambo n'ibiki. Amaze kugarura ubwenge baramwegera baramusobanuza baramukanseringa, ariko umwana yanga gukira. Yanze gukira bashaka abaprofeseri bari baranditse ibitabo kwihungabana ngo baze bafashe uwo mwana. Bamaze kuza bamwe, icyabaye nuko bamuteze amatwi, ababwira ubuhamya bwe, ababwira ibyamubayeho, yari amaze kuzanzamuka. Bumva umuryango wose warashize, n'umubyeyi we yari asigaranye wenyine nawe arapfuye ari kuri masters. Bamutumaho bamubwira ngo ashyingure mama we. Icyabaye, abazungu bamaze kumva ibyo byabaye kuri uwo mwana, n'abaganga bagomba kumusura, ni true story yabereye hano ndumva mubyibuka. Abazungu bafata icyemezo cyo kumubwira ngo niki gituma utiyahura. Amubwira ati ibintu byakubayeho ntabwo umuntu abasha kubyihanganira, ubundi wakabaye wiyahura. Niki gituma uriho ahubwo? Nicyo batangiye gushakisha. Aho gushaka igisubizo cyamuvura bamubaza impamvu atiyahura. Icyo gihe ngo hari umunyarwanda wari uhari azi Nahasoni, aramuhamagara ngo aze arebe uwo mwana. Aza kumureba, biba ngombwa ko amutumaho amuzana mu Rwanda, aramucyura araza ashyingura nyina, ariko ngo abana nawe igihe kinini akora urugendo rwo kumuvura. Nyuma rero atarapfa Nahasoni umenya hari mu gihe kimwe cyo kwibuka, asohora message yo kwibuka. Ndasaba bari kuri projecteur bayishyireho badufasha. Yari yanditse mu magambo y'Igifaransa, badufasha bari kuri projecteur. Aravuga ngo, yavuze ngo il n'y a pas d'outil pour mesurer la souffrance des rescapés. Pour les comprendre, il faut s'entraîner à les écouter patiemment et essayer de décoder le langage de leur souffrance. Il n'y a pas d'outil pour mesurer la souffrance des rescapés. Pour les comprendre, il faut s'entraîner à les écouter patiemment et essayer de décoder le langage de leur souffrance. Niki wakora kugira ngo wumve akababaro Auguste yahuye nako? Ntacyo wakora. Nimwe, il faut s'entraîner à les écouter, nta kindi. Akubwiye ibyamubayeho nta kindi wavuga. Ambassadors, mwaya n'uwanyu, murakoze.